ayo mashyi yose n'ayaweho wabashije kugera ahangaha tukwakira wiyongere n'andi mashyi menshi cyane. Nguhaye ikaze. Ni amahirwe, ni umugisha, ni impano ikomeye, ni imboneka rimwe, ni ibintu bidasanzwe mu buzima bwawe kuba ubashije gufungura iki kiganiro. Aho uri kucyumvira hose, yaba mu nyakiramajwi yawe, muri telefone yawe, muri mudasobwa yawe, aho uri hose uri kugikurikiranira, waba uri mu Rwanda, muri Amerika, mu Burayi ndetse n'ahandi hose ku isi, aya ni amahirwe akomeye. Hari ikintu waba warigeze gukora mu buzima kikakugirira umumaro, atari uko wakivukanye, atari uko wari usanzwe ukizi, ahubwo kuko wakigiye kuri interinete, cyangwa warikigishijwe na sosiyete, cyangwa warakigiye ku ishuri, uyu munsi kikaba cyarahinduye ubuzima bwawe, cyangwa hakaba hari ubuhare cyagize mu buzima bwawe, ubw'inshuti zawe, ubw'abavandimwe cyangwa ubw'abaturanyi. Niyo mpamvu 95% y'ibintu byose dukora, tuvuga, tuzi, twamenye n'ibyo tuzamenya ni ibintu tutari dusanzwe tuzi, ni ibintu tuzakura kuri interinete, cyane cyane ko ubu ibintu byose, ububiko bw'amakuru yose yibumbiye kuri murandasi cyangwa se icyo twakita interinete. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kuganira ibintu biri buze kuba hari ubundi ruhare cyangwa irindi tafari byashyira ku buzima bwawe. Wowe rero wagize amahirwe yo gufungura iki kiganiro, icyo nakubwira ni ugutega amatwi kugeza kigeze ku musozo. Niba ufite ahantu ho kwandika, agenda, ikayi n'ikaramu, byaba byiza uhafashe. Niba utanahafite, iki kiganiro biremeye ko ushobora kuba wasubira inyuma cyangwa se ukongera ukagitangiza ukaba wacyumva. Tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Papa Legacy. Anko Entertainment cyangwa se iyi channel urimo kumviraho iki kiganiro ni channel yateguriwe kuzajya kwiga, tukaganira, tukungurana ubumenyi mu buryo bwo kugira ngo turebe ko twagira ahantu tuva mu buzima busanzwe, kuri interinete, muri sosiyete, bikaba byagira uruhare mu buzima bwacu. Rero tugiye kubana muri iki kiganiro kitari kirekire, kitari buze kurambirana, ariko kiri buze gusiga hari ikintu gisize mu buzima bwacu, mu mitwe yacu ndetse no muri sosiyete muri rusange. Niba uri mushyashya ugeze ahangaha, nakubwira ngo reba aho hasi hano handitse subscribe, ukore kuri subscribe. Urabona ahantu hari inzogera, uyikoreho. Urabona ahantu hari like, ukore kuri like. Ndetse no muri comment wemerewe kuba wadusangiza igitekerezo cyawe, icyifuzo cyawe, ndetse n'indi support yose ushobora kudukeneraho, ukaba wabishyira muri comment, tukaba twabasha kuba twagusubiza. Reka rero dutangire tutarambiranye, nizere ko ikiganiro kiraza kugenda neza. Reka dutangire. Muri aka kanya, muri aya masaha, muri iki gitondo, muri uyu mugoroba, bitewe n'aho uherereye, tugiye kwigana cyangwa se tugiye kuganira ibintu 5 ukwiye kubuzi cyangwa se wakabaye uzi mu buzima. Ibi bintu ni ibintu bigomba kugira uruhare mu buzima bwawe, cyane cyane ko abantu benshi tuba dushaka, tuba twerekeza kumenya ibintu byatuma tugira ahantu tuva tukagira n'aho tugera. Niyo mpamvu ibi bintu rero wakabaye ubizi cyangwa se wakabaye warabimenye kuva kera. Ikintu cya mbere mu buzima ukwiye kubuzi ni ikintu cyitwa kwisobanukirwa. Nimvuga kwisobanukirwa, ntabwo ari ukubuza amazina yawe, uzi imyaka yawe, uzi aho wize primaire cyangwa secondaire cyangwa kaminuza, uzi aho utuye. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo kwisobanukirwa nshatse kuvuga. Nimvuga kwisobanukirwa, ni ukuba uzi uwo uriwe, uzi aho uvuka, background yawe, icyo ushaka kuba cyo, ndetse n'ejo hazaza hawe uwo uzaba uriwe. Abantu benshi iyo babajije ngo muri bande,
abantu benshi baragusubiza ngo nitwa runaka, mfite imyaka iyi n'iyi, nize aha n'aha. Akenshi ugasanga bigaragarira ku marangamuntu tuba dufite, ku buryo umuntu ashobora kukubaza ngo urinde, wakuramo irangamuntu byonyine bikaba bihagije ko wamwibwiye. Ariko mu by'ukuri mu kwisobanukirwa, hari kwisobanukirwa kurenza ibyo ngibyo navuze, kubera ko icyo uzaba cyo, uwo ushaka kuba we, icyo uri cyo, ibyo utekereza, ntabwo ibyo bintu bigaragara ku irangamuntu. Twese tugira amarangamuntu ameze kimwe, asa, angana, ariko ibyo dutunze cyangwa ibyo tuzatunga cyangwa ibyo twatunze ntabwo biba ari bimwe. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya ikintu cyo kwisobanukirwa, ukamenya ngo ese imbaraga zanjye ni izihe, aho nshikira intege ni hehe, icyo nshaka kugeraho ni igiki, icyo nkunda ni ikihe, icyo nanga ni ikihe, imyitwarire ntakunda yaba muri sosiyete, mu nshuti zanjye ni iyihe. Iyo umuntu yamaze kwisobanukirwa, niho handi umuntu atangira guhindura inshuti, agahindura abo bagendana, abo baganira, filime areba, n'ibindi bintu byose agaburira ubwonko bwe. Mu by'ukuri hari n'umuntu wisobanukirwa agahindura akazi yakoraga, agahindura aho yari atuye, bitewe n'uko yamaze kuba yakisobanukirwa. Numara kwisobanukirwa rero, uzamenya icyerekezo cy'ahantu urimo uberekera. Ikintu cya kabiri, nyuma yo kwisobanukirwa, ugomba kugira ikintu cyitwa icyerekezo. Mu ndimi z'amahanga bacyita vision. Icyerekezo ni ukumenya ngo ese njyewe wa muntu wamaze kwisobanukirwa, nzi ibyo nshaka n'aho ndi kwerekeza, ese intego zanjye ni izihe, inzozi zanjye ni izihe. Nicyo bita vision. Iyo bavuga vision, umuntu utagira vision ubundi ntabwo abona abaho. Hari abantu bariho batariho, batazi icyo berekezaho, batazi icyo bashaka, batazi uwo bashaka kuzaba we, kubera ko bitwa mbona bukeye. Yaba yariye, yaba yanyweye, yaba yambaye, yaba yaryamye, yabyutse, akabona ibyo birahagije. Nubireba neza ku bintu by'icyerekezo, uzumva igihugu cyacu nacyo gifite icyerekezo, cyangwa se hari icyerekezo kimwe na kimwe cyagiye kigira, uyu munsi kikaba cyaragezweho. Ujya kumva ngo viziyo 2020, viziyo 2050. Ibyo bintu ni ibintu bigaragaza ahantu umuntu arimo arerekeza. Ikintu bizagufasha rero kuba ufite icyerekezo, ni uko ibintu bizagenda bikubaho, ibyinshi bizaba biri muri plan. Iyo ufite icyerekezo n'intego, uba uzi ngo niba ari akazi nkora, ndi kugakora ku bw'iyi mpamvu. Niba ari amafaranga mbonye, aya mafaranga agomba gukora iki ngiki. Niba hari promotion cyangwa se hari amahirwe runaka ngwiriye, aya mahirwe nahita nyabyaza umusaruro muri ubu buryo, kubera ko amahirwe ntabwo ateguza. Hari abantu benshi nzi ushobora kubaza ngo ese uramutse ubonye miliyoni 100 cyangwa miliyoni 50 cyangwa miliyoni, aya mafaranga wayakoresha iki? Bitewe n'uko nta cyerekezo, nta ntego, nta nzozi, nibo babandi uzumva umuntu ahise agusubiza ngo nasara. Ese amafaranga uyabonye wayakoze iki? Ngiye ngo ubanza nahita nsara. Ibyo bintu bisa nk'ibisekeje, kuko nawe ushobora kuba wumva ibintu byarigeze kukubaho, cyangwa se uzi n'umuntu waba warigeze kuvuga iryo jambo. Rero ugomba kugira icyerekezo kugira ngo umenye amafaranga uzabona, amahirwe uzabona, umusaruro uzayabyaza. Ikintu cya gatatu ni ukumenya inzira bizacamo. Ese ko wisobanukiwe ko ufite icyerekezo, ese ibi bintu se byaba ari ukwikirigita ugaseka, bizaca mu yihe nzira? Ni ukumenya inzira ikwerekeza kuri za nzozi zawe, ikwerekeza kuri za ntego, ikwerekeza kuri cya cyerekezo ufite. Icyo kintu rero ugomba kumenya ngo bizansaba iki. Bizansaba gukora akazi kangana ute? Ni ubuhe bumenyi bizamfata cyangwa se bizansaba?
ni ibihe bitabo ngomba gusoma nkurikije icyo nshaka, ese ni ibiki nziga. Hari ibyo uzigira kuri interinete, hari ibyo uzigira muri sosiyete, hari ibyo uziga ku bantu bagiye batandukanye. Ibyo bintu byose biri imwe mu nzira zizagufasha kugera kuri cya cyerekezo cyawe. Hari ugukora cyane uzagira. Ibyo bintu byose bifite uruhare mu buzima bwawe. Ari nayo mpamvu njyewe urimo kugusobanurira ibi ngibi. Ibi ndi kukubwira ntabwo ari uko nanjye navutse mbizi, ahubwo sosiyete, interinete, isi, inshuti, amasomo, ibyo bintu byose byagize uruhare kuba nanjye ndimo ndakubwira iki kiganiro. Rero ni byiza ko wisobanukirwa ukamenya n'ahantu urimo urerekeza ndetse n'uburyo uzahagera, kubera ko aho wakenera kugana hose, inzozi zose waba ufite n'icyerekezo waba ufite, uramutse udafite inzira ikugezayo, ibyo bintu ntabwo byazakunda. Niyo mpamvu ubona habaho imihanda, hakabaho ibyerekezo, hakabaho ibirere, kuko nta muntu uhaguruka atazi aho agiye, atazi n'inzira ari bunyuremo. Niyo mpamvu nk'umuntu wisobanukiwe wakabaye uzi inzira ikwerekeza aho ushaka kugana. Icya kane, ikintu cya kane ugomba kumenya ni abo mugendana. Abo mugendana harimo inshuti, abo muhura mu buzima busanzwe, abo mukorana, abo musengana, abo muturanye, abo mubana. Abo bantu ni abantu ugomba kuba uzi cyangwa se warasobanukiwe. Impamvu mvuga ibi bintu ko ugomba kubimenya, nubireba ushobora kwitekerezaho ugasanga hari umuntu mwigeze kubana, mwigeze kwigana, cyangwa se muziranye, yaba hari uburyo yigeze kukubabazamo, cyangwa se hakaba hari uburyo yigeze kugushimishamo, cyangwa se akaba yaragize uruhare mu buzima bwawe. Mu Kinyarwanda hari umugani bajya baca ngo nta mbwa yiyuriza ipapayi. Uwo ni umugani Abanyarwanda bajya bakunda guca. Icyo bivuze ni uko nta muntu upfa kwigeza ahantu. Bivuze ngo ibintu byose dukora, ibyo tugeraho, ibyo tumenya, ibyo bintu byose biba byaragizwemo uruhare n'abantu. Uhereye kuri telefone urimo kumviramo iki kiganiro cyangwa mudasobwa yawe, ibyo bintu byose byagizwemo uruhare n'abantu. Niyo mpamvu ugomba kumenya abantu muri kumwe, abantu mugendana, abantu muganira, ndetse ukamenya n'ibyo muganira. Aho ngaho hazabonekamo abajyanama, hazabonekamo abo twita abaroromodo cyangwa se abantu ureberaho wigiraho, hazabonekamo timu cyangwa se abantu bazagufasha, aribo ba bantu bagiye bakubiye muri bya byiciro nakubwiye, ndetse uzakeneramo n'ubufasha. Ni byiza ko mu gihe ba bantu muri kumwe bagomba kuba abantu bagufasha, abantu bakuzamura, atari abantu bagusubiza inyuma, kubera ko iyo ujya kuvoma amazi, ya mazi nayo hari ahantu aba aturuka. Niyo mpamvu intsinzi yose uzageraho mu buzima, cyangwa icyerekezo cyose uzageraho, cyangwa ibizakubaho byose mu buzima, uhereye ku kazi ukora, ushobora kuba ukorera abantu cyangwa wikorera ariko ucuruza ibintu byakozwe n'abantu, cyangwa se ibintu urimo urakora atari wowe ubikora, hari umuntu wamenye ibyo bintu mbere yawe ukamureberaho. Niyo mpamvu ugomba kwitandukanya, ugaca burundu ibintu ibyo ari byo byose bigusubiza inyuma, cyangwa se ya migozi iguhambira. Abantu bari negative cyangwa se abantu batumva ibintu nkawe, ugomba kubaca mu buzima bwawe, ndetse n'inshuti zawe zikubuza kuba wakerekeza hantu ushaka. Icya kane icyo twavugaga ni abantu bagukikije. Icya gatanu, gusenga ndetse no kwizera. Gusenga no kwizera ni ikintu cya gatanu. Abantu benshi usanga hari ibintu tutageraho bitewe n'uko twibagiwe Imana, kubera ko Imana niyo igira uruhare, niyo ishobora byose nk'uko Abanyarwanda dukunda kubivuga. Rero iyo usenga, Imana nayo irakumva, ikabasha kuba yasubiza
ya masengesho, cya cyerekezo, ndetse ikaguha n'inshuti z'umumaro, nibyo dukunda kuvuga. Rero ugomba gusenga, ukegera Imana, ukayereka imigambi n'inshuti n'intego ushaka kugeraho. Kuri iyi ngingo Bibiliya niyo ivuga ngo ku bantu bayemera ngo ibintu byose bishobokera umuntu wizeye. Niyo mpamvu rero mu mahame cyangwa mu bintu ugomba kuba uzi mu buzima hagomba kubamo no kwizera. Ikintu cya gatandatu tugiye kuvugaho ndi bukite nka bonus ni ikintu cyitwa kwiyitaho ndetse no kwikunda. Self care, self love ni mu ndimi z'amahanga. Ugomba kwiyitaho weho ku giti cyawe ndetse ukanikunda. Nimvuga kwikunda ntabwo ari ukwikubira. Hari abantu benshi bajya bitiranya kwikunda bakabyitiranya no kwikubira. Kwikunda ni kwa kundi n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Igisobanuro kiri mwaho ngaho ni uko ari weho wabanje kwikunda kurusha gukunda mugenzi wawe, kubera ko ni hahandi nk'abantu twemera Bibiliya hajya havuga ngo nta giti gitanga imbuto kidafite. Mu by'ukuri nuba wifitemo urukundo birashoboka ko uzarugeza no kuri bagenzi bawe, muri sosiyete, mu baturanyi, hirya no hino ku isi, ariko byatangiriye kuri wowe. Ndetse kwiyitaho ni hahandi utazategereza umuntu uwo ari we wese ngo aze kugira icyo agukorera, aze kugira icyo agufasha, ahubwo kuko byatangiriye kuri wowe n'abandi bantu bakabona ko ubyitayeho cyangwa se ko nawe wiyitayeho, nabo bazabyuriraho. Kubera ko umuntu akorera umuntu ibintu abona ko akunda. N'ubu utiyitayeho rero ntawe uzakwitaho, ndetse n'abagerageza kubikora cyangwa se bakwereka ko bakwitayeho bizatangira kuko wabikoze. Ikintu navuga wowe tubashije kugirana kuri iki kiganiro nuko iyi channel izajya icaho ibiganiro byinshi cyane bitandukanye bivuga mu buzima busanzwe, bivuga kuri internet, ibintu by'ubwenge bitandukanye. Rero wowe wakuri iki kiganiro kuba kigeze aha ngaha ukibasha kucyumva, ibi bintu nubishyira mu bikorwa bizagira uruhare mu buzima bwawe. Kwisobanukirwa, kugira icyerekezo, kumenya uburyo ugomba kugera kuri cya cyerekezo cyawe, abagukikije, gusenga no kwizera, kwiyitaho no kwikunda, ibyo bizagira uruhare mu buzima bwawe bw'ejo hazaza. Njye twabanaga nitwa Papa Legacy. Iki kiganiro cyo nakagaruka, reka duhure mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao, ndabakunda cyane.